Twese tugira abantu twubaha. Bitangira turi bato dutozwa n'ababyeyi ko tugomba kububaha ndetse no kubaha abantu baturuta, ariko iyo tumajije gukura ubwenge bwacu ndetse n'amaso yacu nibyo bidutegeka abo tugomba kubaha. Ubundi kubahwa ni iki? Ni iki gisabwa ngo wubahe abandi? Ngiye kukubwira ibintu 10 bishobora kuba byagufasha kugira ngo nawe wubahwe mu bandi. Ibi ngiye kukubwira iyo bigize umuco abandi baguha icyubahiro. Iki kiganiro bacyita iby'iyi si. Nge wumva ndi Muvunyi. Kaduhere ku ngingo ya mbere. Kuba inyangamugayo. Kuba inyangamugayo bivuze kugira ukuri no gukora ibikwiye, ntubeshye, ntuhishe ukuri kandi ukitwara neza niyo nta n'umuntu waba ukureba. Mbese kuvuga ukuri aho kubeshya, gukora ibikwiye niyo bigoye, kutiba cyangwa kutigwizaho iby'abandi, kwemera amakosa yawe no kuyakosora. Mbese inyangamugayo ni umuntu abantu bizera kuko ibyo avuga n'ibyo akora hanini ubona binahura. Ingingo ya kabiri, kugira ikinyabupfura. Mbese kuvuga neza no kubaha abakuru n'abandi bose bigaragaza uburere. Kuvuga neza ukoresheje amagambo arimo icyubahiro, gufasha abandi no kwitwara mu buryo buboneye mu muryango no mu bandi bantu. Kubaha abantu bose, abakuru, abana ndetse n'abo muri mu rugero rumwe. Ingingo ya gatatu, kuzuza inshingano zawe. Kuzuza inshingano bivuze gukora ibyo ushinzwe cyangwa ugomba gukora, ubikore neza kandi ku gihe utabigizemo uburangare. Bisobanuye ko gukora akazi kawe uko bikwiye, kumvira amategeko n'amabwiriza agenga aho uri, gusohoza ibyo wiyemeje, ntubirekere hagati, kwitangira inshingano zawe mu muryango, ku ishuri, ku kazi cyangwa mu muryango mugari. Kwemera inshingano z'ibikorwa byawe byaba byiza cyangwa bibi. Mu magambo make, kuzuza inshingano ni kuba umunyamwete kandi wizerwa mu byo wagombaga gukora. Ingingo ya 4, kuba ufite kwicisha bugufi. Mbese kutishyira hejuru y'abandi no kwemera amakosa yawe. Kwicisha bugufi bivuze kutirata, kutishyira hejuru y'abandi no kwemera ko nawe ufite ibyo utazi cyangwa udashoboye. Mbese kubaha abandi no kubafata nk'abangana nawe, kwemera inama n'inyigisho utiyemera, kutirata ibyo ufite cyangwa ibyo wagezeho, kwemera amakosa yawe no kuyakosora, gushyiraho imbere yawe umucyo, gushyira imbere icyiza rusange aho kwishyira imbere gusa. Mu magambo make, kwicisha bugufi ni kwitwara mu bwiyoroshye n'ubwubahane, utiyemera. Ingingo ya 5, kumva no kubaha ibitekerezo by'abandi. Mbese niyo mwaba mutumva ibintu kimwe, byanga bikunda biragufasha. Kumva no kubaha ibitekerezo by'abandi bivuze kwitonda mu gutega amatwi no guha agaciro ibyo abandi batekereza niyo waba utabyemera. Ibyo birasobanutse. Gutega amatwi neza igihe undi ari kuvuga, utamuhagarika, kwemera ko abantu batandukanye bagira ibitekerezo bitandukanye. Kudasebya, kudasuzugura cyangwa kutanduranya undi kubera igitekerezo cye. Kugira ibiganiro byubaka aho kurwana amagambo, wagira ibitekerezo byubaka. Kwiga ku bitekerezo by'abandi kugira ngo wunguke ubumenyi. Mu magambo make ni imico ituma abantu babana neza, bagasabana mu bwumvikane no mu mahoro. Ingingo ya 6, kuba intangarugero mu bikorwa byawe. Mbese imyitwarire yawe myiza ikurura icyubahiro. Kuba intangarugero bivuze kuba icyitegererezo cyiza ku bandi, ni ukuvuga ko imyitwarire yawe, amagambo yawe n'ibikorwa byawe biba byiza ku buryo abandi babigenderaho. Aha
Aha turasangamo gukora ibyiza kandi wubahiriza amategeko n'indangagaciro, kuzuza neza ibyo ushinzwe. Mbese kuba inyangamugayo, kwicisha bugufi kandi ukagira ikinyabupfura. Ibyo bituma abantu biga ku byo ukora aho ku byo uvuga. Mu magambo make, kuba intangarugero ni kubaho ku buryo abandi bakwigiraho ibyiza. Katujya ku ngingo ya 7. Gufasha abandi. Mbese gufasha abandi ni ukugira umutima wo gufasha, bituma abandi bantu bakwishimira. Gufasha abandi bivuze gutanga ubufasha ku bandi babukeneye, ubikore ubivanye ku mutima kandi utiteze inyungu. Mbese gutanga ubufasha bw'umubiri, ubw'ibitekerezo cyangwa se ubw'ibikoresho. Nanone kugira impuhwe no kwita ku bibazo by'abandi, gusangira ibyo ufite n'abatabifite, gutabara ubonye undi ari mu byago, gutera abandi inkunga mu magambo no mu bikorwa. Mu magambo make, gufasha abandi ni igaragaza ry'urukundo, ubumuntu n'ubumwe mu muryango. Katujye ku ngingo ya 8. Kwifata. Ese kwifata bihuriye no kugira ngo abantu bakubahe? Mbese ni ukutihutira kurakara cyangwa kuvuga nabi. Kwifata, kutihutira kurakara cyangwa kuvuga nabi nk'uko mbibabwiye, bivuze kugira ubwitonzi n'ubwigenge mu byiyumviro n'imvugo, ukabasha kwigenzura niyo ubabajwe cyangwa urakaye. Mbese kudahita urakara igihe hagize ikigutera uburakari, kutavuga amagambo mabi cyangwa akomeretsa abandi, kwihangana no gutekereza mbere yo kuvuga cyangwa gukora, kugenzura amarangamutima yawe aho kuyayoborwa nayo, gushaka ibisubizo byubaka aho guteza amakimbirane. Mu magambo make, kwifata ni ubushobozi bwo kugenzura imyitwarire yawe kugira ngo ubane neza n'abandi. Katujye ku ngingo ya 9. Kuba ufite isuku ndetse n'isuku y'imyitwarire. Aha reka mbisobanure neza. Mbese ni ukugira isuku ku mubiri ndetse no mu mvugo. Ibyo bikurura icyubahiro. Kuba ufite isuku y'imyitwarire bivuze kwitaho umubiri wawe, aho utuye, imyitwarire yawe, mu buryo butuma ugaragara neza kandi uri mwiza. Ibyo nabyo bikurura icyubahiro. Usigara wubashywe kandi ukwiye kwizerwa. Bisobanuye ko isuku ku mubiri ikurura imboni z'abantu kandi bikabahatiriza kukubaha. Aha ni hahandi uba ugomba kwiyuhagira ndetse no kwambara neza, aho utuye hasa neza, ndetse no mu bikorwa byose ugenda ukora. Hanyuma mu myitwarire, kutavuga nabi cyangwa gukora ibikorwa bibi, gukora ibyo wiyemeje ku gihe kandi neza, gufata neza abandi no kubana n'abantu bose amahoro, kwirinda imyitwarire ishobora kwangiza izina ryawe cyangwa iry'abandi. Mu magambo make, kuba ufite isuku n'isuku y'imyitwarire ni kwitwara neza no kugira imico myiza. Ibyo bigusigira icyubahiro mu bandi bantu. Katujye ku ngingo ya nyuma, ariyo ya kugira intego nziza ndetse no kuzikurikirana. Abantu benshi bubaha umuntu uzi aho ajya kandi ukora cyane. Kugira intego nziza no kuzikurikirana bivuze gushyiraho ibyo wifuza kugeraho mu buzima mu buryo bwiza, ukabikora witonze kandi wihangana kugeza ubigezeho. Bisobanuye iki? Gutekereza ku byo ushaka kugeraho ukabishyira ku murongo, mbese gushyiraho gahunda yo kubigeraho no gukora uko bishoboka kose, kudacika intege cyangwa kunanirwa igihe bigoye, kwitanga no gukora cyane mu nzira iganisha ku ntego zawe, ariko ntiwibagirwe kugendera ku ndangagaciro n'imico myiza mu rugendo rwo kugera ku ntego.
Mu magambo make, kugira intego nziza no kuyikurikirana cyangwa se no kuzikurikirana ni kumenya icyo ushaka kugeraho no gukora ibyiza byose kugira ngo ugere kure. Izi ngeri 10 zose tubahaye nuzishyira mu bikorwa, uzabona ko icyubahiro mu bandi bantu kiyongera buhoro buhoro. Naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, ariko ubaye wagikunze wajya muri comment ukandika. Murakoze, mugire umwaka mushya muhire wa 2024.